reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none nshuti mukundwa, nyemerera turebere hamwe aya makuru. Ni nyuma y'ifungwa ry'insengero cyangwa se nyuma y'inkubiri y'ifungwa ry'insengero hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho iri fungwa ry'insengero ryakomeje kugenda rivugisha abatari bakeya. Ubu amakuru agezweho rero nuko zimwe mu nsengero zari zafunzwe basanze zitujuje ibisabwa, ubu zigiye kuba zasenywa. Insengero zigera muri 55 zigiye gusenywa mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi nayo akaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ndetse inavugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Natwe rero turaje kugira ngo twigezeho ese izi nsengero ni izihe zigiye kuba zasenywa. Zose rero turaje kugira ngo tuzikuvire imuzi n'imuzingo, umenye neza insengero zigiye gusenywa mu ntara y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwagaragaje ko hari insengero 55 ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tugize iyi ntara y'Amajyaruguru. Izi nsengero rero zikaba zigomba gusenywa kubera ko zitujuje ibisabwa. Ese izi nsengero zigiye kuba zasenywa hano muri ntara y'Amajyaruguru ni zayahe matorero? Byose rero tugiye kuza kubisasanura muri iyi nkuru kugira ngo menye neza urutonde rw'izi nsengero ko narwo rukomeje kugenda ruvugisha abatari bakeya. Ni urutonde rero rugaragara rw'insengero zigera muri 55 zigiye kuba zasenywa mu ntara y'Amajyaruguru. Turagusaba rero kudutega amatwi kugera ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza izi nsengero zigiye kuba zasenywa ndetse umenye n'amatorero y'izi nsengero zigiye kuba zasenywa muri ntara y'Amajyaruguru nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, kanda kuri subscribe cyangwa se abone, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere inkuru zacu, ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kuri aya makuru y'izi nsengero zigiye kuba zasenywa mu ntara y'Amajyaruguru, n'urutonde rugaragaraho insengero zigera muri 55 zo mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru, ndetse rukaba ruriho n'insengero zo mu madini anyuranye, nubwo inyinshi ari iz'itorero rya ADEPR. Birumvikana rero ko insengero cyangwa se insengero zigiye kuba zasenywa nyinshi hano muri iyi ntara y'Amajyaruguru zikaba ari iz'itorero rya ADEPR nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaruka. Ukeneye rero kuba wasoma iyi nkuru ku buryo bwimbitse ushobora kubisanga ku Gihe, kuko Igihe nicyo dukesha iyi nkuru. Ikaba rero ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane nk'uko amakuru ari kugenda abigarukwaho. Insengero z'itorero rya ADEPR ziri muri zo zigomba gusenywa, zikaba zigera ku nsengero zigera muri 17. Birumvikana ko ADEPR ifitemo insengero nyinshi zigiye kuba zasenywa bitewe n'uko izi nsengero zitujuje ibisabwa. Anglikani ikaba ifite insengero 7 nazo zigiye kuba zasenywa, ndetse n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nabo rero bakaba bafite insengero zigeze muri 3 nazo zigomba kuba zasenywa. Kiliziya Gatolika ifite insengero 2, itorero rya Methodiste Libre rifitemo insengero 3, n'andi madini anyuranye nayo akaba agiye afitemo insengero zigiye kuba zasenywa. Ni urutonde rwaje gushyirwa hanze n'ubuyobozi cyangwa se n'intara y'Amajyaruguru ko bigiye kuba bwasenya izi nsengero zigera muri 55. nko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba kuba zasenywa ari 8. Rulindo habaruwe insengero zigera muri 39 zigomba gusenywa. Muri Gicumbi ni insengero 3, mu gihe Musanze ho ari insengero zigera muri 5. Mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru birumvikana ko rero izi nsengero rezo zigiye kuba zasenywa zigera muri 55.
ubugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bukaba bwarasize insengero zigera mu 1253 zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa, ari nabwo nyuma hagaragajwe urutonde rw'izigomba kuba zasenywa burundu bitewe naho ziri, cyane ko hari ziba zubatse ahantu hatujuje ubuziranenge cyane cyane nko mu manegeka. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byagiye bireberwaho kuba izi nsengero zigomba kuba zasenywa. Hari insengero zishaje, insengero zubatswe mu manegeka. Bimwe rero mu byatumye hafatwa umwanzuro ko izi nsengero zigomba kuba zasenywa, akaba ari uko zimwe zubatswe mu manegeka, izindi zikaba zishaje, ndetse izindi zikaba zubatswe mu buryo butanyuze ubuyobozi, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho cyane. Kuvuga ko zimwe zubatswe mu buryo butanyuzwe mu buyobozi, ni uko izi nsengero zishobora kuba zashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukwaho cyane, haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri risenywa ry'izi nsengero muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe zishobora gutuma izo nsengero zisenywa nk'uko twari tubikomojeho, harimo kuba urusengero ruri mu baturage, kuba inyubako yubatswe itujuje ubuziranenge, kuba inyubako y'urusengero ishaje, nta muhanda uhagera cyangwa se ugera aho urwo rusengero ruri, kuba urusengero rudafite ubwiherero, kuba ruri mu manegeka n'ibindi byinshi byakomeje kugenda bigenderwaho. Aribwo rero hahise hafatwa umwanzuro kuba izi nsengero zasenywa. Bamwe mu bahagarariye insengero zigomba kuba zasenywa bagaragaje koko bamaze kubimenyeshwa, nubwo basanga igisubizo bitari kubasenyera burundu. Umuyobozi w'itorero Horeb Holy Church mu karere ka Gicumbi, Mukamwiza Constance, yavuze ko ubuyobozi butari bukwiye kubasenyera kuko ibyo bari basabwe bari batangiye kubishyira mu bikorwa cyangwa se kuba babyubahiriza. Yagize ati, njyewe nari ndwujuje vuba kiriya gihe cya mbere cyo gufunga insengero, ibyo nasabwaga nari nabikoze ejo, abundi banyandikiye ibaruwa bambwira ko rufunzwe, banambwira ibyo ngomba kuba nakora. Yongeraho ati, bambwiye ko nshaka ikigega cy'amazi gutera ubusitani, nanjye numvaga ko rwose ari ibintu biri ngombwa, ndetse nkaba ndimo gushaka abaterankunga ngo twubake urusengero rwiza. Nyuma nibwo bambwiye ngo aho urusengero rwubatswe ni mu manegeka, kandi ahantu rwubatswe hafi y'aho hatuye abaturage. Yagaragaje ko kuri we hatasenywa kubera ko hari abantu bahabohokeye imitima, kandi aho rwubatswe hashobora kuba hanakorerwa n'ibindi bikorwa. Aho yagize ati, ndatuje ntegereje icyo Imana izakora. Njyewe numvaga batarusenya cyane ko twari twujuje vuba mu cyifuzo cyanjye, numvaga hatasenywa kuko twatanze imbaraga twubaka zirimo n'amafaranga. Ntabwo nibaza ko ayo maboko yateshwa agaciro ku buryo bugeze ahangaha. Ubuyobozi bwagaragaje ko urwo rusengero rufite inyubako y'urusengero ntoya, ikaba itujuje ubuziranenge, yubatse ahantu mu manegeka kandi yegeranye n'ingo, ndetse ntigira n'uburyo bwo gukumira urusaku. Uhagarariye urusengero rwa AEBR Impano rwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, Ntamagezo Leonard, yemeje ko koko babwiwe ko bazasenyerwa, aho yagize ati, gusenyerwa byo nibyo kuko niko babivuze. Buriya urusengero rwacu rwari urw'ibiti, none navuguruza ubuyobozi gute niba bwagaragaje ko rugomba kuba rwasenywa? Nk'ibyo baturiga tutujuje twumva twabikora. Navuganye n'abayobozi banjye bambwira ko bazampa igisubizo cya nyuma niba
twakubakisha amatafari kandi yo yazanywe n'igihe gito twaba turangije kurwubaka. Twahirwa Faustin uhagarariye urusengero rwa ADEPR Mahoko rwo mu karere ka Rulindo narwo rugomba gusenywa ngo kuko rwegereye umugezi wa Yanze. Yagaragaje ko byinshi bari basabwe bagerageje kubyubahiriza uretse icyo kuvuga ko begereye uyu umugezi. Yagize ati nta kintu kindi batubwiye kuko ibyo twari twasabwe twagerageje kuba twabikora cyangwa se twagerageje kubyubahiriza. Baza kuvuga ko ikibazo ari uko urwo rusengero ruri mu ntambwe 19 uvuye ku mugezi, rero nta kindi batubwiye ariko twaje kubona bashyizeho ko rugomba gusenywa burundu. Yagaragaje ko mu gihe urwo rusengero rwaba rusenywe ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR aribwo bwagena uko abarusengamo bazajya basenga. Nguko ngayo rero by'amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri iyi ntara y'Amajyaruguru. N'izi nsengero zigiye kuba azasenywa dore ko n'insengero zigera muri 55. Twari tuje rero kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Bari ubwa mbere ubanye natwe rero tugusabe kanda kuri subscribe cyangwa subscribe niho wagiye ukanda kunzogera kugira ngo nitujya dushyira amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Ibyo cyane rero reba munsi ya video yawe urabona hano handitse subscribe cyangwa subscribe ubundi hakane none wagiye ukanda kunzogera kugira ngo nitujya dushyira amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi niwe bagiriwe ko like ujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburana ubuhanga, amakuru acukumburana ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.